ndabasuhuje ndetse ngiye kubabwira amakuru atari meza yabereye hano mu Rwanda. Nibyo urahita wumva ibiri kuba ndetse n'ibibaye nawe biragutera ubwoba. Ni amakuru ateye ubwoba udashobora kwiyumvisha nonaha. Ndabizi neza abantu mwese mugenda muhura n'abamasayi murabazi. Abamasayi murabazi. Ndibaza ubu ngubu batakibarizwa mu Rwanda. Bamaze kwirukanwa ku butaka bw'u Rwanda. Uribaza ibibaye, uribaza ibikurikiraho. Nubwo muzi bano bagabo uburyo bateye ubwoba. Waba wibaza impamvu iteye cyangwa se itumye birukanwa ku butaka bw'u Rwanda? Ndagira ngo ibintu tubirebere hamwe. Ngiye bwanjye ndumva binteye ubwoba. Wibuke igihe bamufatiraga muri Nyabugogo umuntu umuzunguzayi bakamushyira mu modoka yewe bakayatsa pandagari kanga kugenda. Ni ibitangaza none kumva birukanwe mu gihugu. Ushaka kwibaza ugiye gukurikiraho nyuma y'irukanwa y'abamasayi mu gihugu. Ushobora gutekereza byinshi ariko buriya reka turebe icyo guverinoma y'u Rwanda yagendeyeho ibirukana. Ese niki kigiye gukurikiraho? Reka ibintu tubitegereze. Murakoze. Ni Baba mwumvaga. Ndabashimiye. Mumfollowing ndetse mukore subscribe kuri channel yanjye. Murakoze. Ndabashimiye.